mama wanjye yarambyaye arana maze icyumweru mvutse, rimwe na rimwe akanshurika muri tuwarete, mu rugo twari dufite tuwarete igize nyine imwe bapavoma, aho gasigara umwenge, akazajya ncurikamo akambwira ngo umva umutwe mu munwa wa tuwarete. none hagiye ansigana n'umugabo we uwa babiri, noneho mu kunsigana n'umugabo we, umugabo ashaka ko turyamana, ndamuhamagara arambwira ngo none ngo wagira ngo mbigenze ne, wajya ukabwira ngo so haryamye munsi y'igiti cy'avoka kwa nyogosenge naguhaza. Iryo jambo ryarambabaje. Siko yakunda kucyurira so harya aho mwabamushyingura igiti cy'avoka. Ego. Kaze bakunze bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe, nongeye kubasuhuza nifuza komeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi. Tukanezera ko meze neza mwese aho muri ari abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu. Ndashimira mwese mwandika comment kunama n'ibitekerezo mugira mwandika muri comment umunsi ku wundi. Ndashimira buri wese wagize ijambo cyangwa akagira igitekerezo atanga. Hari benshi tugenda tuganira nabo bafite mu ubuzima bubabaje bugoye, biba ari byinshi. Umuntu aba yaranyuze muri byinshi, yaraciye muri byinshi kugira ngo agere aha bageze ubu ngubu. Ndi kumwe rero n'uyu mwana w'umukobwa, ngira ngo wenda hari ikiganiro tugeze kugirana mbere, abagikurikiye ngira ngo baracyumvise neza. Yari ari kutuganiriza ku kibazo cy'ubuzima bwe yahuye nabyo, ibibazo yahuye nabyo mu buzima. Gusa ntabwo ari umukobwa, ni umumama afite umwana w'umukobwa. Twaraganiriye atubwira bimwe mu bibazo yahuye nabyo mu buzima busanzwe kugeza kuri uyu munsi nabwo bitarakemuka, ariko navuze ntiyongere twongere tuganire ku nkuru ye, kuko burya hari uwaba atarabyumvise, hari uwaba atarumvise ikiganiro, hari inkuru yaba itaragezeho, ariko twifuje kongera kuganira nawe kuko ni byinshi byamubayeho. Hari n'ibyo atavuze kubera ko umwanya wabaye mutoya, ariko uyu munsi nifuje kongera kumuha ikaze kugira ngo twongere twumve inkuru ye, ndetse no kugeza kuri uyu munsi uko abayeho kuva kiragiye tuganira kugeza no kuri uyu munsi, twumve uko ameze n'uko abayeho, niba afite aho aryama, niba ubuzima bugikomeje kwanga, twumve natwe inkunga twashyiraho nk'abantu tumushyigikiye tumuri hafi. Waye ikaze mu kiganiro. Murakoze. Ni mama Bella nk'ibisanzwe, ntabwo twari duherukanye ariko iminsi myinshi banze gusuhuza. Yego. Ariko ku kintu ntari numvishe uganiraho, ubuzima ntabwo bumeze neza na n'ubu, ariko ikintu nshimira Imana ni kimwe, nabashije kubona uko nkodesha inzu, ariko n'ubu ngubu ntabwo bimeze neza, kuko nk'ubu ngubu ndengeje iminsi 10 yo kwishyura inzu. Ubu ngubu iri kuba he? Kuba n'ubundi muri Katabara. Yego, muri Kimisagara. Yego. Nagira ngo rero wenda niba tubivuga mu ncamake, niba uri bubitangire neza uko byari bimeze, uko ubyumva, uko byifuza, kuko hari abantu batakurikiranye iriya nkuru yawe, bifuzaga kongera kuyumva neza kugira ngo n'uwaba afite icyo afite nonaha akaba yagufasha, n'uwari utarumvise iriya nkuru nawe akaba yagira icyo agufasha mu buzima bwawe. Ubwo niba ntakugoye wadutangirira story yawe uko ubushize wabitubwiye, hanyuma nanjye ndagenda kubazamo wenda cyangwa se gusobanurira tuba twumvise neza. Ubusanzwe mere ku mazina yanjye ni Twizeye Belisa, mvuka mu karere ka Kayonza, umurenge wa Nyamirama. nkaba narabyawe n'umubyeyi mama wanjye yarambyaye arana maze icyumweru mvutse, papa nawe ahita yitaba Imana arigendera. We yitabye Imana ndagahinja. Yewe bambwira ko yishwe n'isepfu, nanone mu rundi ruhande isepfu agasepfu mpaka apfuye se. Oya, ariko nkurikije uko nabyumvishe bari gupfa isambu we na mushiki we kugira ngo mushiki we ahasigarane. Yego, nkari we watumye. Yego, birangira uri kumva mushiki we ahemukiye umusaza we, birangira amwisha, ubwo n'ibyo yamuhaye biramwica. Shangazi turasigarana. Ubwo ni shangazi asigaye kurera. Yego. Mama wawe ataragaruka? Mama ataragaruka. Uri kumva mu gusigarana na shangazi ntibyabaye byiza, akazagenda ankirangwa hanze mu mvura iri kugwa ukanyagira. Yego,
ariko nibyo bakubwiraga nibyo bambwiraga ariko ukiri muto. nubwo nari nkiri muto n'ubu ngubu kugezana n'isaha ngana gutya baracyabimbwira sitori y'ubuzima bwanjye kuko abenshi bajya bambwira ngo nararoko ngo Imana irankunda cyane ngo nta n'ikintu kimwe nzaba ariko ni nabyo yego mama nyine ubwo barumva bararindiriye mama azana n'agasaza kanjye baraza barashyingura papa wanyu bashyingura papa wacu mama arongera arigendera mwavukanaga muri bangahe turi babiri noneho mama yigendeye yaje gushyingura arongera aragenda baramubwira ngo twara umwana aranga araharara mu buryo bwo kubajijisha ko ahari bukeye basanga yagiye uwo mwana w'umuhungu umusaza we yaramujyanaga yego ni nawe muhungu wenyine afite mu bana barindwi ubu afite abana barindwi yashatse abandi bagabo uri kumva mu bana barindwi ni njye na musaza wanjye duhuje umubyeyi abandi buri wese agiye afite papa we ku ruhande yarororotse ntabwo byoroshye ari sitori ndende uri kumva nsigaranye na shangazi nawe mfashe nabi uri kumva ntabwo nawe yigeze mbera umubyeyi bibaho nabi gutyo habagaho uriya mushinga witwa patinazi wajya gufata abana b'imfubyi badafite ugasanga aho kuba badafite ababyeyi cyangwa ba nyina cyangwa ababyeyi babo babana n'ubwandu kumva na viye nawe yabanaga nabo bose na papa yego noneho barabatara umwana ubayeho nabi mu mudugudu batanga raporo bamaze kuyitanga banzura yuko bagomba kuzaza kuntwara numvise bamwe ngo n'abazungu baje kuntwara bakoraga muri uwo mushinga bamaze kuntwara kumva naragiye mba mu kigo cy'imfubyi havamo umuntu muri babandi banjyanye mu kigo igihe kingana iki mu kigo cy'imfubyi nahabaye nk'amezi ngo atarenga 5 kumva nabavuye mfite umwaka n'iminsi irenga noneho ikigo cy'imfubyi nyivamo birangiye wa muntu ukorana nabo muri abo ngabo muri patinazi aravuga ati mama wanjye gerera abana b'imfubyi none aka kana naragakunze ni mukame ngashyire mama wanjye kumva yabanje kubisabira uburenganzira baramwemerera aranjyana ndahakurira arakurira yego ndererwa kwa mama we bamfata nk'ababyeyi nkura nzi muzehe wabo ngo nzi ko ari papa n'uwo mukecuru nzi ko ari mama byose nyine yego barandera ngize imyaka 9 mpamaza guperereza ahantu nabaga nibwo yongeye kugushaka yego aranshakisha arahamenya arangije aza kuhankura mu kuhankura ntabwo yigeze ambera umubyeyi mwiza habe na gato yagukwiye kubwira ko agiye kukujyana mu yarababwiye yajyagaza akaba nyine y'urukumva akimara kumenya aho ndi yarazaga akansura nk'umwana nyine babona ko nta mutima mubi arangije arababwira ati urukumva ko nubwo nafite imyaka 9 umwana w'imyaka 9 ntago yibagirwa ikintu cyabaye azi uri mukuru ubwenge noneho mama akazageza agahora nsura noneho agira ngo hari muri vacancy narigaga muri Gardienne ndabyibuka ufite imyaka 9 yego 9 nibwo wari utangiye Gardienne oya nandi gusoza ya nyuma kubera ko nagendaga nsira rigiye nangaga kujya kwiga birangira icyo gihe ukumva ko nayo maze yego kubera ko nawe ngo n'ibyangombwa byanjye byabanje kuba ibibazo barabibura noneho mama aza bagera ngo bamwemerera ko yanjyana nkamusura vacancy yazarangira akangarura ngiye kujya kwiga anjyana gutyo mu kunjyana gutyo ahanzaniye akazajya nkubita kanoteza kanyura ntacyo wakoze kagukubita gusa tu oya kanoteza rimwe na rimwe akatwima ibiryo na musaza wanjye akazajya turaza kuri sima twe dufite icyumba mu rugo yajyaga turazamo njye na musaza wanjye akasuka amazi kuri sima akadushyira ibuye mu mugongo ibuye buri mwana yikoreye ibuye noneho uri kumva twebwe twajyaga dukunda kuzira ibyo papa wacu yamukoreraga ni ibyo yabahoraga se ibyaduhoraga ariko nanone ntago umwana agomba kuzira iby'ababyeyi be bakora ababwira gute ko impamvu abakorera ibyo batoteza noneho yagera kuri njye akambwira ngo uri umugome nka papa wawe ngo nkubonye ngo mpita ntekereza so ngo ubugome yankoreraga ngo reka nkwishyure uriko hano mu mutwe ahangaha hano nkora gutya mfitemo inkovu y'umuhoro yankubisemo umuhoro agutema yego noneho mama nkazajya njya kumurega kuri polisi hari i Nyamirama
kuri polisi bakabica amazi. Bamaze kubica amazi uko ngiye bakanyirukana ngo ntarananiranye nk'abase njye nananiranye. Ikibazo cyawe. Yego. Uri kumva ko higeze kuza umupolisi umwe arangije abanga ibi bintu ngo birenze urugero ngo reka n'umubyeyi tumufunge. Ndabyuka mama yatanze amafaranga kugira ngo bagire batamufunga. Nkomeza mbana na mama gutyo acyumva ko nyine nanjye kuzajya njya kumurega ntiyongera kunkubita, hanyuramo igihe n'ubundi birongera bisubira kwa kundi. Yego. Aguhora n'ubundi bya papa wawe. Amora ibya papa wanjye ari kumva niye ngiye kugira ngo yenda ndye n'ibyo biryo wumve ko mu rugo ntago mama abuze ubushobozi. Ariko n'ibyo biryo nabiryaga nabyibye. No mu kubyiba nkabirya nkaba nzi ko ndi bukubitwe. Bari buze kugukubita. Kubera ko nariye ngo ibyo natahawe ngo ibiki n'ibiki, ibibazo bikaba ibibazo, bikaba ibintu bikomeye cyane, nkatotezwa. Ishuri urukumva nubwo yanzanye bwari mu buryo bwo kugira ute nk'igikoresho, nari nje ndi igikoresho cyo gukoresha. Agukoresha ibyo yagukoresha. Mu buryo ngiye nkurikije uburyo nabibonye, yanzanye mu buryo bwo kugira ngo agurishe amasambu y'iwacu. Akwitwaje? Anyitwaje njye na musaza wanjye. Ibyo yari amaze gukora, ibyo yashakaga yari amaze kubigeraho, noneho babona ko nta gaciro tugifite. Ariko ayo masambu atarashira twari abana. Mwari abana? Yego. Amaze gushira birarangira? Umva mbindaya, ibigicucu, ibiki, ibintu nyine bitari byiza cyane. Ndatotezwa, mama nkazajya mubaza se ubundi ntabwo wasubiye hamwe wabaga mbere se hamwe wapi? Yese akomeza gusubiraho burundu? Yego. Uri kumva nawe nyiri umwana ntabwo ne kubasha gushishoza ngo menye ahantu naturutse. Turabana bigenda gutyo, nkazajya mbaho mu buzima bugoye. Rimwe na rimwe akancurika muri tuwarete, mu rugo twari dufite tuwarete igize nyine imwe bapavoma. Aho gasigara umwenge akazajya ncurikamo akambwira ngo umva umutwe mu munwa wa tuwarete, akazajya nkorera ibintu nyine bitari byiza cyane nk'amati se ubundi warambye cyangwa warantoraguye. Akazajya nta bandi bene wabo yagiraga cyangwa bene wanyu? Oya, iwabo nk'iwabo papa nk'urugero, ntabwo ari n'urugero, ni ibintu bya nyabyo biriho. Iwabo papa ni njye na mubyara wanjye na musaza wanjye, ubwo uri kumva ni batatu, n'amasenge 4 n'akandi kabyara kanjye, abamuryango w'abantu 5, none twe wonyine usigaye. Uri kumva nabo ntago bumvikanaga na mama kubera iki bapfa bya bindi byacu bahora gurisha batabishaka, bakavuga ngo reka abana bazabyigurishirije bamaze gukura. Ukumva n'ubundi tugendera muri izo risike, ariko twebwe tukaba tutazi ibyo ari byo. Ngenda kura, maze gukura ndamubaza se mama mwari mukibana? Twe tukibana. Ugifite nk'imyaka ingahe? Cyo namaze kugira 12. 12? Yego. Mwaza se mama bivuze ko wari umaze kumenyera bwa buzima? Nari maze kubumenyera, gukubitwa, gutotezwa, ibintu nyine bitari byiza. Ntago nabona uko mbivuga, njye nyine mbitekerejeho kugira ngo mbashe kutobora ijwi ryo kubivuga. Mpita numva umutima wanjye haje ikintu kikiniga, nkumva kuvuga birananiye. Ntago nyine bijya binera ishema ryo kubivuga cyane, kuko ibintu yankore ntago ari umubyeyi. Kuko yaza ko ari umubyeyi we yaramfashe nk'abandi bana, ntanoteze ngo nkubite anyicisha akababaro, kandi mfite umubyeyi. Nkazajya ndeba ibintu akora nkabona ntago ari byo. Rimwe na rimwe akaturaza hanze akambwira ngo nujya kurara mu baturanyi ndagukubita. Hari umukecuru witwaga Bibi, yandazaga hanze najyaga njya kurarayo. Yamenya ko naraye akambwira ngo wagiye kurara mu barozi ngo ibiki n'ibiki, ngo ntago bankunda. Mwati ibyo ntago bindeba, yeme ndi kwirengera ubuzima bwanjye. Muri icyo gihe muri ubwo buzima wari ubayemo, kukubita, kukwima ibiryo, hari ubuzima ubamo nyine nk'uko umubyeyi atakwitagaho, ntabwo byigeze bituma wenda uba nk'akarara, wenda ujya kurara mu gasozi ukaba wagira n'ibibazo byo kuba mu muhanda nyine byatuma wenda wangirika mu bundi buryo? Kuko hari nk'ukuntu umubyeyi agufata n'akavuga ati reka noneho nigendere n'ubundi njye kwishakishiriza njye mu muhanda ndibe ko basi najya nanabona ibyo kurya, ariko bitageretseho amagambo mabi cyangwa no kunkubita. Ntaho byakwangije mu buzima bwawe? Ahantu yenda byaba byaranyangije nanone nagiye byageze aho ngo mbona birambiranye. Hari bakuru banjye bajyaga baza kudusura mu rugo, ngeranganiriza mukuru wanjye ibintu byose bimbaho. Mukuru wanjye arambwira ati rero njye nta kintu mfite ndiho, ariko mba mu cyaro. Ubwo mukuru wanjye yabaga ku Kibuye.
i Karongi. Mukuru wanjye ngera ngo turagenda turabana, tumaze kubana nawe mbona ntago afite ingeso nziza, akazajya yinjiza abagabo, mwibaza se bari abagabo baje kumara iki mu rugo. Ndangije mbona ntago byazavamo, ubwo mukuru wanjye dutangira kuzajya dushwana, akamwe ngo nawe ngo ujye uhaguruka ujya guhiga amafaranga nk'uko abandi bayahiga, nkatangira kwikorera ego nkiri mutoya. Ukumva mukuru wanjye ko ibyo bintu byose ajyaga abona, isa njyana mu ishuri ndiga, ngeze mu wa gatatu nazajya nayikamena rivare, bikaba ikibazo, baramwa ngo njye nyihigira cyangwa njye nicara ngo noze amasahani neke ndye, niyo nabishoboye ngo nzajye kwishingira urwanjye. Ufite 12. Ego bo mu buzima nyine butari sawa, mbona mbona handi ku Kibuye ubuzima burakomeye. Nazajya ndeba nubwo wenda mama yamfataga gutyo nabi, ariko mu rugo ntago twaryaga nabi. Iyo yemeraga kubima nta kibazo yenda kindi cyabaye, naryaga neza. Noneho mbona mama bigeze ku rundi rwego, bateka nsange mama nubwo nkubita Isubireyo, mpfe gusubirayo, yenda n'ibyo biryo nzajya mbirya rimwe na rimwe mbyibe, ubundi babime ku neza, nta kibazo. mbeho buryo. Yego Uragaruka. icyo gihe ndagaruka nsanga mama ari hafi kwimuka ngo tuze mu mujyi wa Kigali. Mpitamo kugaruka kwa mama inama. mpitamo kugaruka kwa mama. Mbona mama nawe ari kumfata nabi, N'ubundi yarakomeje ngira ngo wenda ubwo ngarutse yenda yarahindutse. Mbona mama ari kumfata nabi. Icyo gihe twabaga Igikondo sejemu. Mama noneho atangira kuzajya ngira ikibazo gikomeye, kandi niwe muntu nagombaga kubanza kukiganiriza akanyumva nk'umubyeyi. Mama wari ufite. Yego mama havuka ikibazo gituma agomba kujya hehe iwabo ku Kibuye. None hagiye ansigana n'umugabo we mu nzu. Yego nge uwa babiri. Noneho mu kunsigana n'umugabo we, umugabo ashaka ko turyamana. Ufite 12. Uri kumva nari ndi hafi gusatira muri 13. Noneho umugabo nawe umugabo ashatse ko turyamana, turaserera mu nzu, ndabyanga. Noneho uri kumva kubera ko nta ntege nari mfite, noneho araho nageze numva intege ziri gucika. Noneho wa mugabo wa mama mbona atangiye kunkuramo imyenda y'imbere, mvuza induru. Yagejeje arambwira ngo uri kuvuza induru, ngo hano hari nyoko uhari. Tangije hakomanga umuntu w'umuturanyi, aravuga ngo mutewe n'iki? Umugabo uri kumva niko kundekura. Mukundekura hepfo hari ku ruhande hari akandi gashamburete katari karimo umupangayi, birarangira ariho ngiye kuryama. Uri kumva ntabwo byarangiye mfashe, ariko nkurikije uko byabayeho ntabwo byari bibaye rimwe ni kabiri. Ntabwo bwari ubwa mbere. Ariko nta cyabaye. Ariko nabwo ni mu buryo bwo kumuhohotera. Urumva nabwo ko ari kuguhohotera. Ndangije mama mbimuganirije ngo ushaka kuntwara umugabo. Ntiyabyumva. Aneza abantu muri famiye, kandi nzi ko ibanga ari iryanjye hagati yanjye nawe bigomba kurangirira aho ngaho n'uwo mugabo gusa. Bibi bibazo cyane biraserera. Umva mama mbere umuntu utari mwiza, noneho imyitwarire ahinduka, agera ansohora mu nzu, aranyirukana. Arakwirukana nanone. Aranyirukana. Nangira kugera muri Kigali, noneho mbona ubuzima buranca. Ujya he? Yarakwirukanye ujya he none? Nta handi hantu ufite ho? Nta handi nyine, ubwo nari mfite ho kujya, gusa akinsohora natekereje ahantu ndi bugenda habura. Kwa mama wacu ba mu Gatenga, ntago nari nzi ngo mu Gatenga baba mu Gatenga hagana he. N'ahandi hantu numvaga nekereza i Kigali nzi. Nafashe umuhanda ndawukomeza, shiduka mbona nanjye ngeze Nyabugogo, nekereza ko ari mukuru wanjye, nubwo tutajya dukunda kuvugana, ari kuba ku giti cy'inyoni. Yego. Ndagenda ndahaba, ndakomeza. Urahagera ku Kinyoni? Yego. Aho yabaga narahibukaga. Ndagenda turabana, mageze muganiriza ikibazo mfite, arambwira ngo ibyo bijye bibaho, ariko icara hano tuze. Noneho mbona mukuru wanjye akazajya yinjiza abagabo, nkagira amatsiko yo kureba ikintu abo bagabo baje kureba mu rugo. Umunsi umwe ndabyibuka, nagize amatsiko yo kuzajya mpora ndeba bya bintu abagabo bahoramo muri ino nzu baje kumara iki. Yaguhengereza munsi y'urugi. Mu guhengereza munsi y'urugi, umve ko
umugabo nyine yakinguye njye nimenye ibyabaye baragufata uri oya nyine umugabo yanyuzeho nkandagira n'umutwe ko sinamenye icyabaye noneho mu kunkandagira rangije mukuru wanjye arasohoka ngo ibi ni ibiki ngo urimo ngo ibiki n'ibiki ndamwatoya nta kibazo niko nari nunamye hano ngo wapi ngo usigaza kumengereza mukuru wanjye ukumva nyine yamenye ibyo ararakara nyine byakora yego uriko wanjye akazajya haza abagabo baje kumureba nkabona ashaka nyine kunsheta bateye kugira ngo nzatware inde itari ngombwa kandi mbona ubuzima ndi mu ejo n'ejo bundi ushaka kuneza ikibazo ugasanga ndabyaye nta muntu ufite nereka nta n'uwo mbwira reka nkwereke ukuntu ngomba kugenda nagiye mbaza umumama twari duturanye mubaza se ko njya numva bavuga ngo kuboneza ni ibiki arambwira ngo kuboneza se ushaka kuboneza urubyaro yego bikurikije n'ubuzima nyine bakuru banjye bari batangiye kuzajya banyuzamo bikumva bakanzanira abagabo bakashaka ko ndyamana nabo kandi ubuzima ndimo bitari sawa nkazajya ntumva kubera ko njye narakora ibyo imibonano mpuzabitsina bwa mbere nari nzi ko umuntu ubikoze ngo ahita apfa hari umwana nyine nari nzi ko ubwo nyine nibikora nzahita mpfa ndangije mbona wa mumama nsobanura ibyo ari byo ndangije nawe ati ko wazagenda nkabikora nkumva ukuntu bimeze ibyo bintu byo kuboneza ukaboneza kumva gushaka kuboneza kubera ubuzima nari ndimo kuko nabonaga ko ndamutse iyo wagiye mu mihango barambwiraga ngo iyo umuntu yagiye mu mihango bashaka umuti uba watwita ndangije mbona ko nshaka gutwara inda ingingo mu mama aranjyana bamwita mama Shema arangije nsabira agapira k'imyaka 3 ko mu kaboko yego kuko ni ibintu nyine byambayeho kandi hano ahangaha dore ngahe hano inkovu ndayifite hano yako bakuyemo icyo gihe bakagushyiramo yego ubwo nayo mfite imyaka 13 nagakuyemo ngize ingahe 16 n'amezi arenga gutya wakamaranye imyaka 3 n'amezi yego ndangije ubuzima urukumva bwatangiye kumiringa bakuru banjye turashwana ngo ibiki n'ibiki komeza n'ubundi kubaho wenyine nari mbyibushye n'ubundi meze neza ugasanga n'ubundi mukuru wanjye nubwo ari we wanshese abagabo bazajya baza akangange ngo abagabo banjye ngo ushaka kubatwara ngo ibiki n'ibiki urukumva nanjye n'ubuzima ndimo ntabwo ari njye ntabwo utangiye nyine nawe kwishakishiriza nkazajya nsaba abapadi bakayinyima bikaba ibibazo nyine nanjye mbona nta yandi maherezo mukuru wanjye turatangira turashwana aranyirukana njya kubaho mu buzima butari bwiza ndishakishiriza birangira n'ubundi baneye inda aribwo nahuye na Marite biba bibi n'ubundi biba bibi kugeza kuri uyu munsi ubwo reka twihutishe kuko ni birebire kugeza ubu noneho ubu uri muri Kigali ufite umwana wawe mama wawe abahehe muvugana mute none ubu wenda bwa buzima bubi reka tuvuge ko ntabwo n'ubu ni bubi ariko si bubi nka mbere ntabwo ari nka mbere kuko byibura ufite aho uryamisha umwana wawe hanyuma kuri ubu nabyo nyine urumva utafite ariko byibura harahari ujya uhagira rimwe na rimwe ubu mama wawe mubanye mute abahehe njyewe nubwo mama mu minsi yashize naramuhamagaye ndwaye mwati rero buriya mama ndarwaye ngo ntukazajya unyita nyoko ngo ntabwo ndi nyoko ngo ibiki n'ibiki ngo ntukansakurize ibintu nyine bitari byiza kugeza aza mpaka ubuzima bwe bwose ni izina ry'Imana ahantu mba usibye ko azi ko mba muri Kimisagara ntabwo azi ngo mba hehe ahantu noneho ikintu cyanangarije nkabona ko mama afite ikintu cy'ubugome kirenze no kuba ubugome uri kumva naratwaye inda igihe cyo kubyara cyarageze kumwe kubera ko ntabwo nzi ibyo ari byo mbwira umumama twari duturanye nk'ati ibintu uri kundya bindekura nkumva mu kanya birongera bikandekura arambwira ngo ushaka kuba ugiye kubyara mama amuhamagara nk'umuntu ugiye kunda nk'umuntu ujya kubwira mama ati ngiye kubyara mama kuko numvaga abantu bambwira ngo ntabwo ari ngombwa ngo ubwire umuntu uwo ari we wese ko ugiye kubyara ndatinda mama nubwo yenda yanyanze yenda araza nanjye mbe nabasha kugira umutima w'iki wo kumubabarira kuko umuntu uri hagati ari hafi yawe uri hagati y'urupfu no kubaho uba ugomba kumwubaha kuko iryo shyaka
nyine abantu barigira ni bakeya. Yewe mama ndangije ndamuhamagara arambwira ngo none ngo wagira ngo mbigenze ne, ngo wajye ukabwira ngo so haryamye munsi y'igiti cy'avoka kwa nyogosenge naguhaza. Iryo jambo ryarambabaje. Siko yakunda kucyurira so haryamye aho mwabamushyingura igiti cy'avoka. Ego n'ubu kirahari, niho papa ashyinguye mu reba nka gutya uru rurabo rumeze hano, papa ashyinguye munsi y'uru rurabo. Kuko uri kumva na shangazi n'ibyo ngibyo shangazi yabikoze mu buryo bwo kumushinyagurira, kuko icyo giti ntabwo cyari gihari. Shangazi we yagiteye hejuru y'imva. Aho bamushyinga shangazi yajya ateramo igiti. Ariko nabagome pe, hari abantu bagira ubugome bw'indengakamere cyane. Uri kumva mu gutera icyo giti mama akazajya ahora anyurira noneho nk'amazi se nubwo unyurira wazanyeretse ifoto za papa ngo uzajye ugenda ngo wirebe muri miruwari, nubwo umuzi isura, ngo ujye ugenda wirebe muri miruwari, ngo numara kwireba neza ngo ujye ubona ko ari so ngo uri kureba. Nkazajya ahora ambwira amagambo ankomeretse. Uri kumva n'ayo magambo nyine yarayambwiye, ugiye kubyara nabwo arongera arabisubiriramo. Numva birenze umutima wanjye ke birambabaza. Njyewe mfite igikomere muri njyewe, ubusa n'ubu nabasha kubikubwira. Kugeze kuri uyu munsi we abayeho gute? Afite umugabo, afite ubuzima nta kibazo. Kuba ntacyo akumarira si uko akennye, ntabwo akennye n'ubugome, nuko atagukunze nyine. ntabwo ankunze, ni n'ubugome afite muri we nyine bwa kamere. Nta nubwo ntekereza ko atazanigera, kubera ko wenda turi no kugana ku musozo. Njyewe numvaga warabimbwiye, ariko ndavuga nti wenda iyo umwana ari muto wenda birashoboka kuko ababona nta kintu azamumarira, ariko iyo umwana akuze nk'uko nguko ungana, uko ari kukuvuma agushyurira ibya papa wawe n'ibiki, ushobora kubona ubuzima bwiza ugahita uba umwana we cyane. niko ababyeyi bakunda kumera. Uko nguko umuhamagara ntaguhe n'igihumbi kandi atari uko yabuze, ataza aho umwuzukuru aba, ataza ko umwana wawe ameze, ubuzima bushobora kuzahinduka imbere akajya guhamagara ati mwana wanjye. Kandi koko bizabaho. Gusa icyo nakubwira, muri iyi si iyo uri muzima ubaho nabi mu buzima bugoye, ariko ukabaho. Nawe urabibona ko muri cya gihe wabagaho ukubitirwa ibiryo, ucyurirwa, byibura hano ushobora kubona nk'amafaranga y'ukwezi kumukwishyura iyo nzu, ejo wenda akabura, ejo bundi hakagira undi mugira neza ugufasha wenda ukishyura. Nyine urumva ko byibura hacamo igihe cyo kubaho neza mo gake, ariko byibura ukaruhuka. Nkaruhuka nkumva n'umutima wanjye utangiye, ukumva umutima utangiye kwiyakira. Ari umuntu wajyaga umbona arambwira ngo umunsi nakubonye ngo wasetse nanjye ngo nzumva nezerewe, kuko mu myaka yose mpora nkubonye nta munsi n'umwe ndabona wishimye muri wowe. Bibaho cyane, bibaho, ariko hari n'igihe useka urenzaho, kuko ntabwo wahora urira, kuko niyo uri kurira hari abo gushimisha nyine batifuza guseka. Abantu bose ntabwo ariko bishimiye akababaro kacu, hari abo bibabaza, hari abo bishimisha, gusa ni birebire. Gusa ikintu nifuzaga rero, impamvu numvaga twaganira gutya, sinzi niba wifuza kuzahura na mama wawe. Njyewe ku giti cyanjye uburyo nabitekereje, gusa numvaga njye ku bwanjye, sinzi niba nabigiramo uruhare, sinzi niba wabyemera, sinzi wenda mama we niba yabyemera, ariko njye nagusabaga niba byakunda ukama nimero za mama wawe niba uzifite, njye nkazamuvugisha nk'umunyamakuru. Byakunda, nanjye simbizi ko bizakunda, byakunda nkazamuganiriza abyemeye, yanabyanga nabwo nyine nta kibazo. Ariko njye ndumva nifuza ko, nakifuje ko mama wawe yakagufasha nk'umwana wawe, ndetse akanagusabira imbabazi ibyo byose yagukoreye bibi, akanagufasha muri buno buzima. Niko nakabyifuje, ariko ntabwo mbizi ko bishoboka. Nansaba natinyuka nagira umutima wo kunsaba imbabazi. Nta muntu ubura kubaho nanone umutima utababarira, nta mutima uba ufite. Yego, njyewe ubwe nagira gutya akemera kunsaba imbabazi, nzamubabarira. Ningira amahirwe yo kubona uko twazahura, kugira ngo n'abantu babasha kunkurikirana, kugira ngo wumve ko atari bimwe by'abantu bihimbira. Nawe ubwe atubwire, nawe ubwe uko abyumva, niba hari naho umubeshyere, niba hari ibyo wavuze nawe abivuge. Wowe uraza kumpa nimero, hanyuma njye nzamuvugisha. Ubwo niba ari ibishoboka nyemereye
nawe tuzamuganiriza niba na byiza nawe muhure muganire kugira ngo twumve ku mpande zombi, kuko ni umubyeyi ntabwo akwiye kugira ubugome. Ntabwo numva ukuntu umubyeyi wabyaye umwana akwiye kwanga umuntu tu. Birababaza kubyara ukabona umubyeyi ukugeraho ugataha uri wenyine, ukagira ukarwana ishyaka, ukarwana urugamba wenyine nta muntu ufite ugushyigikira. Birababaza cyane, bigatera n'intimba ku mutima, ariko nta kundi ngomba gukomera. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru irahari, Imana irahari, n'abantu barahari, inshuti zirahari, n'abavandimwe. Rero uwagira icyo agira wavuga nimero ya telefone yawe, kugira ngo wenda hari abagira ngo hari icyo wenda bakoherereza umuntu ikimugereho. Urabwira nimero za telefone zawe ku buryo hagize uwifuza kugira icyo agufasha yazakunyuraho mukavugana, cyangwa se wagira n'indi nama, mbese icyo wifuza wabwira uno umubyeyi akeneye ubufasha. Muri make akeneye ubufasha, niba hari icyo ufite rero wamufasha, twese tugashyira hamwe. Nimero yanjye ni 079 30 84 1 2 2. Reka nongere nyisubiremo, 079 30 84 1 2 2. Ubwo ndizera mwayumvise, n'uwaba atayumvise njyewe uzayinyaka nzayimuha nta kibazo, nimero ndazifite. Reka dusubize hano nawe mu kiganiro cy'ubutaha.